afande uyu mugabo ararengana ahubwo nawe afite ikibazo cy'uko umugore we hari ibintu amushyirira mu byo kurya. Ndekura we na nyoko mu biryozwe ndekura mu bigaragara ubukene bwose mfite buterwa n'uriya mugore. Nyoni sha ubwire rukundo yuko bamfunganye nabihewe. Twahageze nahangaha tugiye gutegerereza ahangaha kugira ngo turebe koko nimba ari byo ariho Fiona yaje. Ubwo nukuvuga ngo turaba tugize gute, turaba duhagaze ahangaha turindire ko bari busohoke. Okay, tubarindire hano. Hako bwa mbere nagize ngo ni bya bigambo byaga kwisi. Bifata nyine nabifashe black. Mu bigaragara ubukene bwose mfite buterwa n'uriya mugore. Nkamuha amafaranga wajye mu kimiro akayajyana mu bapfumu. Uriya mugore yamburanye iki mu rugo rwanjye. Ibintu byose bibe bihari ariko ntago anyurwa. Ubwo urumva adashaka kugira ngo nanjye azanyivugane. Urabona atarabyanduje uriya mwana wacu, buri urabona we atari nyina ubimwoshya. Ariko reka bijya hagaragara nanjye nzafata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo kandi nkayo nkamutekano uzabimfashemo. Ahubwo ugira amahirwe kureba sari mutugudu wishakira amaronko n'amaramuko n'amafaranga. Ubundi uba warapfuye byararangiye. Baricanye. Babaginga bancitse wa fane ndamukizwa n'iki baba we kanjye kure kugira ngo harugupfa kurenza uko nguko aho atanyishe ni hehe. Ajya imitsi yanjye, ajya imitsi y'umugore wanjye, agereka no kujya imitsi y'umwana wanjye udasize n'umukwe wanjye. Aho atanyishe ni hehe se. Gusa uko byagenda kose ibuye ryagaragaye ntago riba rikisha isuka. Ibi byose bigiye kujyaho iherezo. None se ari kubikubwira gute? Kandi mudugudu we yashakaga umudugudu we yibagiwe inshingano ze. Mudugudu yikundira inzoga ku buryo zamwibagije n'inshingano. Yatanze Fiona na mama we. Urumva ari kubatanga? Yashatse kurya amafaranga 200,000 y'umukwe wawe. Nicyo byabiteye nyine. Ayo makuru sinari nyawe. Uzi ko uriya ari we wareze Fiona na Veronica. Bia nawe bitaniye no kugurisha abana wibyariye kugira ngo ukunde ubone amaramuko. Ashatse rero yakura amaboko mu mufuka agakora. Ako rero reka nkubwire Sekide, ndakumva umukwe wawe azubwenge. Kuko gufunga Fiona na mama we ari we mudamu wawe nta kintu byari kumumarira. Ariko uburyo yatanze mudugudu nibyo bitumye wowe umenya ukuri. Azubwenge umukwe wawe urabona ko yarize. Ni bya bindi bavuga koko ngo iminsi y'igisambo irabaze ni 40.
ibaza igihe yahereye atuburira abantu abaturage bagiye batandukanye ntafatwe, ariko uyu munsi akaba aribwo afashwe, ibinyoma bye byose bikaba bigiye ahagaragara. Nahamaryozwe ibyo yakoze. Sekide mu mudugudu yanyeshagamo, uzi ko ibintu by'ubupfumu atigeze abimbwira, ariko umva indyarya n'indyamirizi iyi si rwose nawe urayumva. Ntarenze ko mwajyaga mubirangiriza mu kabari. Njye ndi umusirimu ntabwo nanywera mu kabari. Ese ziriya surudubiri wazinywa? Biriwe neza. Afande, uyu mugabo rero niwe rwose niwe muraza kuza kubaza ibintu byose, kubera yuko umukobwa we n'umugore we niwe bakora biriya bintu byose. Ewana, aha, uyu mugabo rwose nawe mumukurikirane, nawe nta kuntu yaba atabizi, kubera yuko uyu mugabo niwe abo bose nibo bashatse kwica bosi wanjye, haba harimo umukobwa we n'umugore we, bari bamuhitanye. Nyakubahwa Afande, uyu mugabo ibyo avuga nibyo koko, uwo mugore n'umukobwa wanjye bagiye muri ibyo, ariko nanjye ntago mbishyigikiye, banshaka ubutabera. Ntago rero ndi inyuma yabo, ahubwo ibyo bakoze bazabiryozwe. Afande, uyu mugabo ararengana, ahubwo nawe afite ikibazo cy'uko umugore we hari ibintu amushyirira mu byo kurya, ahubwo we yaje kundeba, niyo mpamvu nenje kumurenganura, ahubwo wasanga nawe atari muzima. Wowe uvuga ibyo urinde? Afande, ngende umutekano wo muri Shyekero. Wavuga gute kuri mutekano mu gihe mudugudu wanyu nawe kandi urakekwa, mu gihe rimwe muteza umutekano muke muri Gashyekero? Mu kanya aho tuvuye usanze abasinzi barimo barwana, kandi n'ubundi ni muri uyu mudugudu. Mwavuga ko mukora iki? Ukaza ngo uri umutekano gute? Niba uri umutekano hakwiye kuba hari umutekano koko. Iryo zina ntabwo wari ukwiye kuba urivuga ngo uri umutekano, keretse ari umutekano muke. Nakubajije ngo urinde. Si uko ntari kubaha amakuru, uyu mugabo yampaye amakuru, ariko nanone urabizi ko ibisambo nabyo birakora bigahisha amafuti yabyo. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubone sinyare ya Mosi. Njye ntabwo nzi ko muri buze, nari kubihamagarira. Afande, nuko byari kugenda. Mudugudu rero yanyihishagamo, urumva twakoranaga, ariko ntabwo nari nzi ko ibyo byose ari bubiriye. None urumva ibyo uvuga nakwizera? Ihohoterwa riri muri uyu mudugudu, ubusinzi, imiryango barara barwana, nkwizere gute? Ubikoraho iki? Afande, hari umuryango uteza umutekano muke, ukura abana mu mashuri. Abo bose batunaniye tubatangira raporo, ariko iyo miryango turanayiganiriza mu mugoroba w'ababyeyi. Uwuhe muryango mwatanze? Imiryango yateje umutekano muke? Ni umuryango wa Bihere. Harya ntabwo aribo dusize hano hepfo barimo basinze? harya ngo ni bande? Abo ngabo ndabazi. Ubu ngo harimo uwo bita Gakwisi n'uwo bita Nyashya, nibo bananiye muri uyu mudugudu. Hanyuma se abo barozi bari he? Abo barozi barimo hano. Ndindiriye sinyare y'umukwe wanjye, kubera ko yagiye kubafata rekode kugira ngo tubone ibizibiti tubitatwa. Ibyo ni byiza, ariko amahano aragwira koko. Ubu mwari mugiye kwica umukwe wanyu, ariko ubundi wowe witwa nde? Urinde? Nitwa Sekidende, ariko ntago nigeze nshaka kwica umukwe wanjye, gusa niko gushaka nabi bimera, kuko umugore wanjye nanjye hari ibyo ajya mpa bikambuza ubwenge, ariko nawe urabyibonera nibamara kugira gute gushyirwa ahagaragara. Ubwoba bwo ukwiye kubugira, kubera ko imibanire yanyu mu ngo zanyu niyo ituma abana bumva ko nabo bakwiye kugira ibyo bakora, ariko babakopeye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba warananiranye, umwana nawe azakora ibyo yabonye nyina akora, ahubwo wowe uri urugero rwiza rw'ingo zananiranye, kubera ko
nanjye ubwanjye uramutse umbangamiye nanjye nagushakira ibyatsi da, ariko urumva ukwiye kugira gute guhindura imyumvire, ndetse n'aka gace kose ka Shyekero mugahindura imyumvire mukumva ko kubana neza mu ngo n'abo mwashakanye ari ibintu biteza igihugu imbere. Murabyumva? afani uyu muryango niwo twafatiragaho urugero, dore uyu nguyu yakuriye na koperative. Sekidende niwe ntangarugero muri uyu mudugudu, ahubwo ndumva uwo muti ari wo wari uri gutuma ahubwo yitwara neza. Murumva atari byo? Umuntu ari kwitwara neza kubera ko hari utuntu bamuhaye. afandi ndabona umukwe wanjye ampaye ringi, babapfumu bashobora kuba bashaka guhita basohoka, ahubwo dushaka ukuntu tubata. None wowe tumira inyuma nawe hariya twe tugende. Nagiye kera kubusaba n'abapolisi kabisa, ariko nta wundi muntu waba wantanze. Nta munsi kabisa, nta munsi untanze, nariye menshi ayayo rwose ndaza kuyaruka. Reka mwihebere urwaje, n'ubundi ngo icyaha ukivurugutamo rimwe ntukivurugutamo kabiri. koko mwambabarire. Iki nicyo cya Nukuri rwose nimumbabarire rwose. Kandi rwose nimumbabarire, ubu ni ubuzima, ubu ni ukugira ngo mbone imibereho. Ntago n'iriya miti ntago ikora. N'umugabo wawe rwose iriya miti ntago ikora rwose. Ariko ndi ibintu iki wambaye? Ubure? Oya, uyu ni umusatsi w'abakurambere. Birakufata ahubwo n'amagini. Ntabwo ari mudugudu. Afande ntago ni njyewe rwose, ariko mumbabarire rwose. Emayi. Rwose urabizi ninjye wabareze na Veronica ntuzamubwire bino bintu. Inda nini yawe, inda nini yawe. Uramenye rwose. Na sausage Ngo Shyekero izatera imbere. Nakwica. Oya have. Ariko mutekano. Ntuzamubwire ibyabaye. Mutekano ari. Rwose mukuru wanjye ntuzamubwire yuko ari njyewe waruze umuryango nkawumara. Yesa, Aya makuru ntacyo yaziho wowe nk'umutekano. afandi usibye ko twari turi hano kugira ngo dushake ibizibiti, aba nibo batwagiriza Shyekero. Mudugu nawe akasi kakakobwa kwa ba Sekidende, afandi bagomba kubirya. Afandi uyu mudugudu kubera gukunda amafaranga ari ashutse umukobwa wawe. Niko Fiona we. Fiona, ubona ko iminsi y'ibisambi baje watekereje kwica umukwe wanjye ufatanyije na nyoko, none ibyanyu byageze ku karubanda. Nyoko ari hehe? Nyoko ari he? Niko sha kuva indimwe nawe nabyo biri kuntesha agaciro mw'uyu mudugudu. Niko mudugudu. Urabona ibintu uba wihinduye ngo wabaye umupfumu. Ngwira akaboko njya gusobanura yuko uri umuntu mwiza, uri inyangamugayo, naho uri inkozi y'ibibi. Umva, aba bantu ibyo bakoze mwabapolisi. Papa, wambabariye. Ubu nibwo wibutse ko ndi so. None sigiye cyose nuri papa koko. Imitungo warayisheshe usenya urugo rw'umunyarwanda, none ugeze naho ushaka kumwica we. Ntago nendaga kumwica papa. Umva nkubwire, bakujyanane na so wanyu. Ni mama wanjutse rwose. Nimba nyoko yaragushutse ahubwo nawe mujyane. Umva, ariko Sekidende imbunda zahuruye nawe nk'umuvandimwe wawe. Ceceka mudugu. Kwitwa umuvandimwe wawe nabyo bintesha agaciro. Ndekura ujye kwishyura ibyo wakoze. Ntukarabe imbere. Hano ko hagira imwe n'umukobwa wawe. Umukobwa wanjye si umunyamafuta ushaka kwica umwana w'igihugu. Ninzi isambu yanjye tuzabana na sha. Iyi nundi niyo mitwe mwari mwarapanze. Mugira ngo mundire isambu. Torokwasi. Ni ingaruka.
ugaruka se uzagaruka ujya hehe gereza ibabone wamuze ko nzapfira rero kuko barabivuze ngo isi si bene mama abavandimwe abana ntugirire nimuha umwana wawe n'uyu wanegeye umutwe bana akoze urumva mubwire se ariko ubundi ntabwo namucapa bataranagitwa hoya nkagikubita nk'iki nk'eshatu oya ariko umutekano wikore papa ubu bagiye kumfunga kuko hano nimba byashobokaga bari kugufunga nabanje kukunyuzamo n'iki ahubwo asoni bakunda bibonye kutankunda ndagukunda ariko ibyo ukora simbikunda na gato jame utamvugira basi afande urababona nyine nuko ushyekera iteye mahabuja koko washatse kugambanira bosi wanjye umwica none byose narabifashe ibintu wowe na mukecuru mwakoze byose narabifashe na mudugudu disi mudugudu turira imineke kado harya amosi ari habize ibiti Jana fani. byifashe biteho Byose ngibi nabiri kontinze. Mudugu. amosi Nari nihishe hari inyuma yabo yaho bari bari. Ukuvuga ngo ibyo bavuze byose amashusho n'amajwi byose biri mahangaha. Umwakira fani. Naho ubundi mudugu. Wihangane nta kuri byari kugenda. Kuko nta kuntu wambwira ngo niwe uyoboye ishyekero. Warangiza ukaba ari wowe uhera ko ukayigambanya. kuko nkubwire ngo uze wenyine nurangiza umururize bene kano kageni Uyu ni umwana we niwe wamurize. Nta kuntu wamwoshya ngo umubeshye umutekere imitwe niba udatinya kuba wagambanira umukobwa wawe ndetse na nyina. Urumva muri iki kintu noneho byagenda gute? ko twari twavuganye yuko sunyishyura simbikoreye Iyo ni ruswa nyine nibyo wamenyereye. Ntago ngiye nakwihanganira. Afani. Uyu niwe mudugudu niwe nakubwiraga. Dore uyu nguyu niwe ni se wabona uyu. Ni nawe wabarize. Ariko yaraje yihindura inahangaha. Yiyita ruhu rw'ingona, umugongo w'ingona niwe mugongo w'ingona. Akaza akaragura yigize umupfumu. Nyuma agahera ko akayobora iki? Umudugudu. Rero ibyo ngibyo namenye yuko ari we. Vuga ni ntago nabyihanganira. Kugira ngo bafatwe rero ni muri ubwo buryo nabigenje kugira ngo mwoshye nawe babe bari kumwe noneho amajwi n'amashusho nyafate nyabashikira. Naho wowe rero madamu ndekura rwose nta kintu wamburanye umva urancebeje kintu wamburanye urancebeje afanye urancebeje umwambika amapinga ahubwo mu mujyane urancebeje ndumva nta kintu dufite cyo gukora none umugenze mubajyane mugenze ubutabera ni ugukora akazi ugenze kawe cyane n'ukuri ntabwo nzongera baranjutse we nta bwenge wowe ugira none se ko wabyumvishije ntiwigeze wumva nshaka kukwica n'ubutaha wazabijyamo bikubera isomo ayo n'ikindi marira n'ay'ubujyajya haguruka gira vuba tugende hari icyo ntagukoreye nsabira imbabazi ndakura sha muteka urancebeje mudugu urancebeje torera ibinyabisazi byawe mudugu urancebeje haguruka haguruka tugende kujya imbere nzabita